Ndanezerewe kuko umwanya mwiza Imana ikomeje kuduha mu bihe byiza byo kuganira ku ijambo ryayo. Uyu munsi twatangiye igitabo cyiza cyane, igitabo cya Yosuwa, aho twasomye igice cya mbere n'icya kabiri. Turaza kandi kongeraho mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto, urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto, ibice byaho 3. Iki gitabo cya Yosuwa ni igitabo nkunda cyane, ni igitabo kirimo amagambo y'ihumure, amagambo akomeza umuntu uri mu rugendo, umuntu ukorera Imana, umuntu wiyemeje gukorera Imana. Imana ishimwe cyane. Igice cya mbere batubwira uburyo Imana yatoranyije Yosuwa ngo azungure Mose. Niba mwarabashije gusoma mu bice bibanza mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri twashoje ejo, aho Imana yari imaze iminsi ikoresha Mose nk'umuntu yari yarahaye inshingano zo kuyobora ubwoko bw'Imana, ariko igihe cya Mose cyo kugenda cyangwa se cyo gupfa yari yarafashe igihe cyo gutegura Yosuwa. Rero mu gutangira igitabo cya Yosuwa mu bice bino bice twasomye bigaragaza ko bari bageze mu Yosuwa, Imana yari imaze kumuha inshingano zo kugira ngo akomereze aho Mose yari ageze. Cyari igihe cyiza, bari bari kwitegura kwinjira mu gihugu cy'isezerano. Navuga ngo bari bageze ku nkombe y'uruzi, bari bageze ku nkombe y'inyanja, aho bari bagiye kwambuka kugira ngo babashe guhabwa cyangwa se kwinjira mu gihugu Imana yari yarabasezeranyije. Cyari igihe cyiza, nubwo kitari igihe cyoroshye nka Mose nka Yosuwa, nubwo yari yaragendanye na Mose, ariko hano yari ahawe inshingano zikomeye zitandukanye n'izo yari afite. Imana rero mu kumuha inshingano hari ibyo yamusabye kwitondera, ariko kandi irangije imuremamo icyizere gikomeye, ndetse imubwira ko akwiriye kugira intego. Imana ishimwe cyane. Ku murongo wa 3 Imana yaramubwiye ngo aho muzakandagira hose ndahabahaye nk'uko nabibwiye Mose. Yarabanje imwibutsa ibintu yagiye ivugana na Mose, kuko hari ibyo yari yaramubwiye, ariko inabisubiramo, biba ngombwa kubisubiramo Yosuwa kugira ngo bizamukomeze, ntazagire ubwoba, ntazacika intege, ngo yumve yuko ibintu bibarangiranye, ahubwo akwiriye gukomera. Ku murongo wa 5 ni amagambo meza cyane. Imana yaramubwiye ngo nta muntu n'umwe warinda kuguhagarara imbere iminsi yose yo kubaho kwawe. Nk'uko nabanaga na Mose niko nzabana nawe, sinzagusiga kandi sinzaguhana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ni amagambo y'ihumure meza, ni amagambo Imana ijya iduha yo kudukomeza, kubera yuko izi ko mu rugendo rw'agakiza, mu rugendo tugenda dukora rwo kujya mu ijuru, cyangwa se mu buzima bwacu bwa gikristo duhura n'ibitugora byinshi, ariko Imana ijya iduha ihumure ikatubwira ngo ntabwo nzagusiga, nta nubwo nzaguhana. Iyo twemeye kugendana nayo, tukayibwira ibyacu, tukayikoreza urugendo rwacu. Ngo ku murongo wa 7 Imana yaramubwiye ngo icyakora ukomere ushikame cyane, kugira ngo witondere amategeko ya Mose yagutegetse, ngo ntuzateshuke uciye iburyo cyangwa ibumoso, kugira ngo bashishwe byose aho uzajya hose. Imana ishimwe cyane. Iyo twagendanye n'Imana tukirinda guca iburyo cyangwa ibumoso, tukirinda kwicira inzira, tukirinda kwishyiriraho ibyacu byose, Imana iduha isezerano ry'uko izabana natwe kandi izadukomeza, kandi icyo ngicyo aricyo kizadukomeza kudaca iburyo cyangwa ibumoso, ahubwo dukwiriye gukomeza inzira imwe. Imana ishimwe cyane. Umurongo nashatse ko tuzirikana uyu munsi ni umurongo wa 9. Nagira ngo mbakomereshe wowe waba utendebutse, wowe wabona ko urugendo rubaye rurerure, wowe wabona ko bigoye gukizwa, gukorera Imana, kwizera, kwihangana bikubanye bikeya. Nagira ngo uyu murongo w'9 mu gice cya mbere muri iki gitabo cya Yosuwa mu gukomeresha uvuga ngo mbese si byo bigutegetse?
iri ni ijambo Imana yabwiye Yosuwa. Birashoboka ko yabimubwiye Yosuwa ari kwibaza ati ese ibintu kuko nzabishobora, ubuse kuko Mose ko yarabikoraga gutya njyewe bizagenda gute? Birashoboka ko wenda mu mutima wari uko byari bimeze, ari nako nawe bishobora kuba bikomereye uyu munsi, waba ugeze muri situation wumva udasobanukiwe, uri kwibaza ngo mbese iki kintu ndagikora, mbese mbigenze ne, wumva udafite igisubizo. Ariko Imana ibwira Yosuwa amagambo amukomeza, iramubwira ngo mbese sinjye ubigutegetse, ngo nuko komera ushikame. Imana ishimwe, ntutinye kandi ntukuke umutima, kuko Uwiteka Imana yawe iri kumwe nawe aho uzajya hose. Imana ishimwe cyane. Uwiteka Imana yawe iri kumwe nawe aho uzajya hose, mu byo uzakora byose iri kumwe nawe, ngo nuko komera kandi ushikame kandi ntukuke umutima. Imana ishimwe cyane. Mu Bakorinto ba mbere igice cya 3 naho batubwiye amagambo meza, aho Pawulo yari arimo abandikira, ariko arimo abona ko bakwiriye gukura mu byo kwizera, aho yabahaye urugero avuga ngo mugaragara nk'abana bakiramizwa amata, ariko Imana ishaka ko dukura mu byo kwizera, tukagira imbaraga, tukareka kumera nk'abana. Ikindi nanone yababwiye Pawulo abwira aba Bakorinto, yababwiye ku bigendanye no kubaka ku rufatiro ruzima ari rwo Kristo. Kristo niwe rufatiro ruzima, aho yabahaye urugero aravuga ngo umurimo w'umuntu wese uzageregereshwa umuriro, ngo umuriro nuza ukawukongora icyo gihe ntabwo uzaba ukomeye. Ariko imirimo dukora iyo tuyikoze tukubaka ku rufatiro ruzima ari rwo Kristo, ijambo ry'Imana rigeranya nk'aho ari zahabu atari ibikenyeri, twubatse ku rufatiro ruzima, ngo icyo gihe umuriro nuzaza uzaza ariko ntuzigera ukongora imirimo yacu, kubera ko uzaba yubatse ku rufatiro ruzima. Bene data, nagira ngo mbabwire ko gukorera Imana, dukwiriye gukorera Imana n'icyo Imana yaduhamagariye, kandi muri uko gukorera Imana kwacu tukayoborwa n'ijambo ry'Imana. Ndahamya ntashidikanya yuko Yosuwa aya magambo yaramukomeje, iri jambo ry'Imana niryo yagendeyeho kandi ryamushoboje gukora n'ibyakurikiyeho, kuko iyo usomye igice cya 2 n'ibizakurikiraho yahise atangira kugenda yohereza abatasi kugira ngo babashe kumurebera icyo gihugu, hanyuma abashe gukora inshingano nk'uko Imana yazimuhaye. Imana ishimwe cyane. Dukwiriye gukoresha impano zacu neza mu buryo bwiza kandi tugendera ku ijambo ry'Imana. Nagira ngo rero dusoreze ahangaha, ariko mbashishikariza gukomeza gusoma ibice bikurikira, mushishikarira kumenya uburyo Yosuwa yakoze uyu murimo, uburyo Imana yagendanye nawe, uburyo Imana yasohoje icyo yari yaragambiriye kumukoresha ndetse no gukorana nawe nk'uko yabimubwiye ubwo yamuhamagaraga. Imana rero ikomeze kuduhana umugisha. Amen.